Umunsi wose mu buzima uba ufite icyo uvuze, nk'uko buri paje mu gitabo iba ifite inkuru yayo runaka iyanditseho. Gusa nanone nubwo ibyanditse kuri paje bishobora kuba bimwe, ariko bitewe n'uko twese tutameze kimwe, tuba dufite amateka atandukanye ndetse n'amazina atandukanye, imitekerereze itandukanye. Ni nayo mpamvu amasomo dushobora kwiga aba atandukanye. Gusa ariko ntibivuze nk'umwe muri twe aba ari we wiyita ko yize isomo ry'agaciro cyangwa ry'umumaro kuruta andi, kuko ubundi icyakabaye icy'umumaro si cyo we wirata, ahubwo ni icyo wamariye abandi bitewe n'icyo uri kwirata ko wungutse. Biradukwiriye rero nk'uko Bibiliya ibivuga ngo tugire ya mitekerereze nk'iyari iri muri Kristo Yesu. Ni imitekerereze isobanura ko ushaka kuba mukuru mu bandi yitoze kuba muto. Iyo rero ushatse kwirata ubutwari no kugaragaza abandi ko bahiga ubutwari kubera ibyo wakoze cyangwa ibyo wamenye cyangwa ibyo watekereje ko barusha, nubwo waba ubona ari byiza ukagira n'abandi bakubwira ko ari byiza, ariko mu ndorerwamo y'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ari uko umuntu ufite imyumvire nk'iya Kristo yagakoze, kuko Yesu ari we cyitegererezo cy'abizera, akaba imfura mu kuzuka. Si uko yakoraga, yemeye guca bugufi, biravuga ngo yasanze icyubahiro yari afite atari icyo kugundirwa, ngo yiyambika akamero nk'ak'umugaragu w'imbata, hanyuma kugira ngo twebwe abari bapfuye bari urubanza twikoreye imitwaro tutari kwitura, adusimbure. Icyo ni cyo urukundo ruvuze. Nigeze gusoma agakuru gato k'umusirikare umwe mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri, ngo bari babafashe, noneho abasirikare bafashwe na bagenzi babo. Murabizi ni ibintu biba bitari byiza. Noneho umusirikare wari ubarinze yabafashe abura igitiyo, mu bitiyo yari afite abura igitiyo kimwe kivamo. Noneho baramubwiye ngo abibare, abibaze asanga igitiyo kimwe kiri kubura. Noneho abaza abo basirikare yari ahagarikiye, aravuga ati mwamfungwa mwe, ni mwebwe mw'iby'igitiyo. Kandi impamvu yari afite guhangayika muri we, ba shebuja nawe bari kumumerera nabi ku bw'icyo gitiyo. Ngo arangije arabahatiriza cyane, atangira gusakuza abakanga, abatera ubwoba, ndabica, ndabagira nabi, muricuza mumpe icyo gitiyo, namwe murabyumva. Arangije bwa nyuma na nyuma aravuga ngo ngiye kubica mwese. Umusore umwe avamo muri bagenzi be, aravuga ati noneho igitiyo ni njyewe wakirigitishije. Wa musirikare wari wataye umutwe afata uwo mwana w'umusore wari uri mu basirikare yari yafashe nk'imfungwa, aramurasa, aramwica. Hanyuma amaze kumwica, umwe muri bagenzi baraza aramubaza ngo ariko se ibyo bitiyo bibaze neza? Umugabo ngo asubiye yabibaze, asanga bwa mbere yari yibeshye, abara nabi, ibitiyo byari byuzuye. Ariko nyamara umwana w'umusore we yari yamaze gupfa. Ikirimo hano ni uko uyu mwana w'umusore yafashe icyemezo gikomeye cy'urukundo cyo kwitangira bagenzi be. Aravuga ati igitiyo ni njye wagikuyemo. Iki ni ikimenyetso kigaragaza umuntu utikunda, wifuza inyungu za benshi kuruta uko avuga ngo nimba bidakunda twese duhombe, twisanze mu kibazo kimwe, twese dufite ibibazo bimwe, agatekereza mu nyungu ze. Oya, nimba kuko turi abantu bavuga ko bamenye Imana, bavuga ko bafite Imana, dufite gutekereza ku nyungu z'abandi. Niyo mpamvu umuryango uri gusenyuka, kandi uko umuryango usenyuka ni nako sosiyete isenyuka. Kandi impamvu umuryango uri gusenyuka ni uko tutagifite abantu b'imfura.
hanyuma abantu bemera ko Kristo abaho ubuzima bwe muri bo, apana bashaka kubaho ko Kristo ashaka. Iyo ushatse kubaho ko Kristo ashaka ari wowe ari kubyumva gusa, birangira hari n'imitekerereze yawe winjijemo utekereza ko ari Kristo wayishakaga. Ariko ubundi instead dukwiye gutumira Kristo tukamubwira ngo ngwino ube muri twe, aba ari wowe ugaragara, apana njyewe kugaragara nsa n'ugerageza gukora ibyo wowe ushaka. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo akiri njyewe. Abakera bageragezaga gukiranuka ntibibakundire, kuko Bibiliya ivuga ngo Mwuka Wera yajyaga bazaho gusa. Ntabwo twebwe tukiri abantu bazwaho na Mwuka Wera, ahubwo atuye muri twe. Hanyuma ubwo atuye muri twe biravuga ngo iyo yaje ntabwo yigera gusiga, kuko aje ku manifesting, aje kubaho ubuzima bw'ubumana muri wowe. So role yawe ni ukumwemerera, hanyuma akitiza uwo mubiri wawe akawukoreramo ubushake bw'Imana. Ibyo bidakunze ntabwo byakunda ko Kristo agaragara, ntabwo byakunda ko imbuto zidusoromwaho. Niyo mpamvu ibiti byose, igiti cyose gishobora kuba ari voka, ukabibona ko ari voka, ariko season zikirenga ukagitegerezaho imbuto ukazibura. So kuba igiti ni ikintu kimwe, ariko no kugera ku rwego rwera imbuto ni ikindi kintu. So Kristo umunsi ku munsi arashaka, aragambirira kudukoramo umurimo utandukanye kandi mushya mwiza, kuko hari verisiyo idasanzwe even you utigeze urota, abantu batavuze, utaranamenya, bakuzi gutyo. Hari uko abantu bakwinterpretinga, nawe ufite uko wibona ndetse ugahuza n'ibyo bakubwira, ariko Kristo afite indi verisiyo itandukanye n'iyo bakubwiye, afite indi verisiyo itandukanye n'iyo ababyeyi bavuze uko wakuze. No, afite we original copy y'uwo uri we, kuko niwe wakumekinze. The Bible says that we are his workmanship. Turabo yakoze, yaratubumbye, turi ibibumbano byayo. Nimba hari ahantu haba amakuru yizewe y'uwanyawe ushobora kuba we, nyuma y'ibyo bintu birara bikuriza, nyuma y'ibyo byagutesheje umutwe, nyuma y'ibyo bintu ubona biguhangayikishije, bidafite progress, utazi icyo wakora ngo byimprovinge, my dear friend, I am truly sure about what I'm telling you. Only God has a true definition of who you are. Don't let people come to criticize you and allow them to pull you down. No, ayo magambo yabo ntabwo ahagije ngo agusobanure. Ibitutsi byabo ntibyagusobanura. Disappointments, inshuro zose watengushywe, ntabwo zihagije ngo utakaze ubumuntu bwawe. Urakare, abantu bose bumve ko babaye babi, ngo ureke kugira neza, ngo ngaho ngo bari bukuroge, ngo ngaho nubasuhuza baragutera umwako. No, it doesn't work like that. Mpora nibaza, if someone can curse you bitewe n'imbaraga zimuriho n'imitongera afite, kubera iki umugisha w'Imana ukuriho wowe utawanduza abantu? Do you believe in what curses say, or you believe in what the Bible say? Njyewe nshingiye ku cyo Bibiliya ivuga, iravuga ngo nzaguha umugisha, nguhindure umugisha, ngo ndetse uzakwifuriza umugisha nawe azahabwa umugisha, ndetse n'ikindi, amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri wowe. That is it. Hanyuma Bibiliya iravuga mu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 7, iravuga ngo abari hasi nibo bahabwa umugisha n'abari hejuru, ngo only the lesser can be blessed. Hanyuma Bibiliya ikatwereka urugero rw'umutambyi Melikisedeki.
ugarutse mu gice cya 7 uhereye ku murongo wa mbere, noneho ikatwereka ngo Aburahamu nubwo ari we wari kuzagabana imigisha, ari we wiswe ko azahabwa umugisha w'uburyo bwose, ngo ariko nawe yemeye gutanga, atanga kuko yari yagize gusobanukirwa ko abamurenzeho. Dufite kuri kogonayizinga, guca bugufi. Biravuga ngo abo kubaha tububahe. Wisdom idufasha kudetekitinga abantu nicyo ubagomba ukagikora kandi n'umutima wawe wose. Tuvaneho ubwiyemezi, tuvaneho kwishyira hejuru, twemere guca bugufi, twemere kwiga, twemere kwigishwa, kandi twemere ko Imana hari imigisha idasanzwe yashyize mu bantu, kuko uko ububaha uba umeze nk'uri kwiteganyiriza. I am telling you the truth. Nawe bazakubaha, niko bimeze. Imana nitwubake, ariko twemere kubakika, duhinduke amabuye mazima Kristo adushakamo, kuko hari imfatiro nyinshi twakabaye dukomeza, ariko kubwo kutita ku bintu no kurangara ziracyasenyutse. Reka iki gihe kiba kanya n'amahirwe yo kongera kwitekerezaho no kunoza imibereho y'ubuzima bwacu. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wa gift to care. Imana ikomeze duhana umugisha kandi tugire neza. God bless you.